Imagine uyu munsi tugiye kuranga ibintu 30 abantu bakunze kwicuza iyo basubije amaso inyuma mu buzima bwabo mu gihe bagiye gupfa cyangwa se bagiye guhura n'urupfu. Ariyo mpamvu mubwira ngo rero utega amatwi utazaba uri muri abo bazicuza mu gihe ubuzima bwawe bugeze ku iherezo. Ibintu abantu bakunda kwicuza ibintu 30 basubije amaso inyuma bakareba ubuzima bwabo buryo bwagenze, ibintu batakoze bagasigara babyicuza bavuga ati yabaye nari mbonye amahirwe yo kuguma ndiho cyase wantize ubuzima, ibi bintu nagenda nkabihindura cyase nkaba nabikora. Nibyo tugiye kureba uyu munsi. Wumve ati baza uryamye ku gitanda uryamye ku gitanda aho buri minota mikeya ngo upfe uri gusubiza amaso inyuma uri kureba ubuzima bwawe buryo bwagiye bugenda kuri iyi si. Ese uratekereza hari ikintu wakwicuza niyo waba wari umunyabwenge cyangwa se warageze ku iterambere runaka, hari ibintu wagezeho amahirwe ni menshi mu kuba wavuga ngo yego hari ikintu nicuza kitagenze neza mu buzima bwanjye, ahubwo ikibazo kikagira kiti ni iki wakwicuza kurusha ibindi? Naye mahirwe yahitaza mu bitekerezo byawe ako kanya muri iyo situation waba ugezemo waba warahombye. Ati nizenzozi zaba zarasigaye zitagezweho cyangwa se nizenzozi waba usigaranye waba usize utagezeho muri uko gushaka ibyishimo no gushaka iterambere. Biroroshye cyane mu kuba wasubiza amaso inyuma ugahita uvuga uti hari ikintu kitagenze neza mu buzima bwanjye. Nk'uko tubizi twese buriya kuba twagera ku bintu cyangwa tutabigeraho cyangwa kuba twakora amakosa ni ibice bigize ubuzima bwacu. Turakosa ibintu tukabyangiza ngo ariko igihe twabyangije tuba twifuza ko twasubira inyuma tugakora twakora ibintu mu buryo butandukanye n'uburyo twabikozemo na mbere hose. Ariko hano hari amakuru meza. Dushobora kwigira mu bintu abandi bantu bagiye banyuramo cyangwa se experience y'ubuzima bw'abandi bantu tukirinda kwicuza mu gihe dusubije amaso inyuma turi kureba ibyo twagiye tunyuramo mu buzima bwacu. Ariyo mpamvu ngo ibisekuruza byacu hari amasomo y'ingenzi bikeneye kutwigisha kugira ngo tutazabaho twicuza mu gihe ngo dusubije amaso inyuma mu gihe turi ku gitanda runaka aho uzaba uri hose ugiye kwitaba Imana cyangwa se inkuru yawe y'ubuzima igiye kurangira. Ariyo mpamvu rero twatoranyije ibintu 30 biza ku isonga cyangwa se ibintu biza imbere y'ibindi bintu byose abantu bakunda kwicuza cyangwa se abantu bakunda kugira basubije amaso inyuma bagiye kwicuza. Ikintu cya mbere ati nakifuje kuba naragize umurava wo gusiga akazi nakoraga nkajya gukora ibintu nkunda. Wumvishe ikintu cya mbere niba uzi ko uri gukora akazi utagakunze byaba byiza ukaretse, bitari ibyo uzabyicuza ugiye kwitaba Imana. Nose ntinye kubivuga. Icya kabiri hari igihe nanone uzajya ukicuza ukavuga uti kuki nabayeho mpangayikishijwe n'ibyo abandi bantu bamvugaho, kuki nahaye agaciro cyane ibitekerezo by'abandi bantu n'uburyo bafatamo ibintu n'uburyo babonamo ibintu. Ati icyo ni ikindi kintu abakurambere bacu bagiye bahura nabyo bakicuza mu gihe basubije amaso inyuma mu gihe nanone barebye ibitaragenze neza mu buzima bwabo. Ndetse hari abicuza bavuga bati kuki ntagize abana kuko ngo mbyara abana benshi mbifite abana benshi kwaragira ugira umwana umwe akakubera ikibazo. Nabyo ni ikindi rero ngo hari abasubiza amaso inyuma barabyaye abana bakeya bakavuga ati nakifuje iyo nza kugira abana benshi cyangwa se iyo nza kubyara abana benshi. Ndetse hari abicuza bavuga bati iyo nza kumenya nkita ku buzima bwanjye nkabwitaho nkakora siporo nkamenya ko ubuzima bwanjye aricyo kintu cya mbere cy'ingenzi, nkamenya ko twahawe umubiri umwe ngomba kuwitaho ari nawe Imana yampaye ari nawe nzabana nawe ubuzima bwanjye bwose. Hari abifuza bavuga bati ese kuki ntatembeye isi cyane ngo ntembere n'igisi ndeba ahantu hagiye hatandukanye ndeba ibyo Imana yaremye nishimira ibyo Imana yaremye. Uri aho wicaye udashaka gutembera udashaka kureba ibyo Imana yaremye wirirwa wicaye ahantu hamwe utajya utembera, ibyo bintu uzabyicuza. Hari abicuza bavuga bati nanone iyo nza kuba byibura mbonye akandi gahe Imana ikanteza amasaha yo kubaho nkareba ko nabaho muri iki gihe turimo aka kanya
I wish I had stayed in noneho old friends. hari n'abicuza bavuga bati iyo nza kumenya nkagumana n'inshuti zanjye nuko wenda bitanshobokera ariko bishobotse nasubira inyuma nkabikosora nkajya kumarana igihe kinini n'inshuti zanjye. Ariyo mpamvu rero uba ugomba kubanana igihe kinini n'inshuti zawe, za nshuti zawe z'imbamutima, za nshuti zawe z'inkoramutima, bitari ibyo uzabyicuza nuba usubije amaso inyuma urebye ibitaragenze neza mu buzima bwawe. Wish I followed my own dreams instead of parents expected of me. hari abicuza bavuga bati buriya ubuzima bwawe bwose nabayeho ndicuza mu kuba naragiye nkurikira cyangwa se numvira cyane ibyo ababyeyi bambwiraga gukora mu mwanya wo gukurikira inzozi zanjye no gukurikira indoto zanjye, ugasanga ndi gukora ibyo ababyeyi banyitezeho ko nzakora. Ati n'ibyo bintu uzabyicuza niba uzi ko nawe uri muri uwo murongo, uri muri uwo mucyo. Igihe kizagera ubyicuze uvuge ati nagiye mu gukora ibyo ababyeyi banyitezeho ko nkora kandi igihe hari ibindi bintu nari nshoboye, hari ibindi bintu nakundaga wenda nabonaga ko nshobora gukora, ibyo bintu nabyo uzabyicuza. I wish I worked less and spent more time noneho that really mattered. hari n'abicuza bakavuga bati nakifuje iyo nza kugira umwanya mukeya nkamara amasaha makeya mu kazi, ikindi gihe nkagikoresha nkimarana n'abantu nkunda tugatembera tukajya ahantu hagiye hatandukanye. I wish I had hari n'abifuza more of my feelings and emotions. bakavuga bati nakifuje iyo nza kwiga uburyo ntanga keya, nita ku bantu, uburyo nerekana amarangamutima cyangwa se nshyira ibyumviro byanjye hanze. nakifuje iyo nza kwiga ibyo bintu nkaba naravuye kuri iyi si nareretse abantu nkunda ko mbakunda, abantu nishimira ko mbishimira, mbafata neza. Ati ibyo bintu nabyo barabyicuza. I wish I had not noneho time worrying over hari n'abicuza came to pass. bicuza bavuga bati iyo menya ngo ntinite ku bintu ntazi igihe bizabera cyangwa se ibintu igihe bizakorerwa. Niba uzi guhangayikishwa n'ibintu biri kure cyane utazi niba hari bizanagira ukiriho, nujya gupfa uzabyicuza. Vuga ati kuki nahangayikishwe n'ibintu ntanazi ko bizanabaho cyangwa se bizanigera binaza. I wish I had realized noneho this is a choice and that hari n'abicuza bavuga bati kuki ntamenye vuba ko ibyishimo ari amahitamo buri muntu wese aba afite muri kontrole cyangwa se buri muntu wese aba afite mu biganza bye, nkamenya ko ngomba kwishima ari amahitamo yanjye. hari ababyicuza nanone less attention to meeting the expectation. nanone hari abicuza bavuga bati kuki nagiye nkashyira imbere cyane ibyo niteze mu bandi bantu, mvuga ngo aba bantu bazamfasha ibi ngibi, bazankorera ibi ngibi. hari ababyicuza bakavuga ati kuki nagize icyo gihe uriya nataye umwanya wanjye w'iki, iyo nza kumenya singire uwo mwanya wo gutekereza kuvuge ngo hari abantu nizeye ko bazankorera ibi n'ibi 100%. I wish I kuko hari igihe birangira bagutengushye. people I love. noneho hari n'abicuza bavuga bati nakifuje iyo nza kugira igihe gihagije cyo kumarana n'abantu nkunda, icyo gihe nkakimarana n'abantu nkunda tuganira tureba ibintu bigiye bitandukanye. I wish I had prioritized noneho hari n'abicuza bavuga bati more in my life. iyo menya nkaza kwita ku bintu by'agakiza cyane akaba ari byo ngira nyambere mu buzima bwanjye. hari ababyicuza bati iyo nza kugira agakiza nyambere mu buzima bwanjye cyangwa se ijambo ry'Imana akaba ari ryo nshyira imbere cyane. hari n'abicuza bavuga bati time working. iyo menya umwanya wanjye wose ko ntagomba kuharira akazi, nkamenya ko n'uwakise akazi yapfuye atakarangije. hari n'uwicuza avuga ati iyo nza kugira amahirwe nkaza kubona intego yanjye mu buzima, nkaza kumenya ikintu nagenewe gukora muri ubu buzima nkabibona bukiri kare. noneho hari n'abicuza bavuga bati iyo nza kugira amahirwe nakifuje iyo nza kuba naratinyutse nkafata umwanya wo kwirengera ibintu runaka cyangwa se nkafata risike yo kwirengera ibintu runaka, yaba ari ugutangira business runaka, yaba ari ugukora ibintu runaka wagiye utinya uvuga ngo ubu se nimbikora ntibicemo, ukicuza impamvu wagize kwishidikanyamo cyane, ntugire umurava wo kuba wafata risike mu kuba wakora ibintu runaka. I wish I had embraced love more deeply and noneho hari n'abavuga bati nakifuje iyo nza kugira wa mukunzi wa nyawe unkunda byimbitse. I wish I had been a more supportive noneho partner. hari abifuza bati nakifuje iyo nza kubana n'umukunzi wari kumfasha akambera umwunganizi w'ubuzima, akamfasha cyane nkaza kugira uwo mukunzi nakabyifuje ku bashatse nabi.
I wish I had the courage noneho to embrace my true self. hari n'abavuga bati nubwo wenda nabayeho ubuzima bwanjye nkakora ibi n'ibi ariko ndicuza mu kuba ntariyakiye uko ndi ngo ngire igihe cyo kwiyakira uko ndi niyakire ntumve nyine uko ndi ko bihagije. I wish I had not overworked for others. noneho hari n'abicuza bavuga bati nakifuje ko ubuzima bwawe bwose nabayeho iyo ntaza gukorera abandi cyane nyine ngo bakorere akazi cyane kandi nanjye hari ibindi bintu numvaga wenda nshaka kuzikorera mu buzima bwanjye. I wish I had been more vocal about noneho opinions. hari n'abifuza bavuga bati iyo nza kumenya ijwi ryanjye nkarikoresha neza mbwira abantu cyangwa nsobanurira abantu ibitekerezo byanjye cyangwa se ibyo mfite mu bitekerezo byanjye n'uburyo mbonamo ibintu uburyo nkoramo ibintu. I had not spent so much time and energy noneho things. hari n'abifuza bavuga bati nakifuje iyo ntaza gutakaza umwanya wanjye n'igihe cyanjye n'imbaraga zanjye niruka ku bintu bitari ibyanyabyo cyangwa se ibintu bitari ibyanyabyo kuri njyewe. I wish I had made hari n'abifuza bavuga more bati people's lives. iyo nza kuba wa muntu w'ingirakamaro mu buzima bw'abandi bantu nkaba muri sosiyete mbafitiye akamaro. yego hari ababyicuza bakavuga ati ubu mba ngiye gupfa nishimye ndi inyangamugayo mvuga ati hari icyo nafashije abandi bantu. I wish I had hari n'abicuza bavuga bati kuki nabayeho mu buzima bwanjye nibaza ibibazo bya hatari cyane ntafitiye n'ibisubizo. I wish I had chased hari n'abicuza bavuga bati visions and dreams. kuki ntakurikiye cyangwa se ngo nkunde inzozi zanjye ibyo nshaka kugeraho ngo mbikunde cyane niba ari ugushushanya mba umushushanyi uwa nyawe kabuhariwe mbigire priorite mbigire nyambere. I wish I had asked out the person I have a crush on. noneho hari n'abicuza bavuga bati nakifuje iyo nza kubaza umuntu nkunda cyangwa se wa muntu uba ukunda mu ibanga rikomeye cyane iyo nza kumubwira ko burya namusariye mukunda. hari abajyana uko kwicuza akavuga ati nubwo ngiye gupfa hari abantu nakundaga ariko ntabwo nagize amahirwe yo kubibabwira ngo mbibagaragarize. ndetse nakifuje ko nakagombye kuba nariyizereyemo byimbitse nkizereramo cyane mu byo nkora n'ibintu mvuga n'ibintu ndeba. yego These are the things people wish they ati ibi ni ibintu abantu bifuza gukora mbere had done before ariko bakifuza kubikora bakererewe cyangwa se nta gihe bafite gihagije cyo kubikora. Some people find it creepy to talk about death. buriya ngo abantu benshi uzakunda kumva bagira ubwoba bwo kuvuga ku rupfu ariko buriya I don't think so. njye ntabwo ariko Think mbitekereza. about it. buriya ngo ni byiza cyane mu kuba twakwicara dutekereza ku rupfu ko hari igihe ruzaza rukatujyana cyangwa se hari igihe tuzapfa tukagira umwanya wo kubitekerezaho. ahantu wicaye ukaba utekereza uvuga uti isaha n'isaha nzapfa ngo ni byiza kubitekerezaho It helps us see what's important. kubera ko icyo gihe ngo biradufasha cyane mu kureba ibintu cyangwa se mu gushaka ibintu by'ingenzi muri ubu buzima byatuma akanya kacu cyangwa se igihe cyacu tukibaho neza. icyo gihe ngo biradufasha. iyo uzi ko uzapfa isaha umunota n'amasegonda runaka biri imbere utazi biragufasha mu kureba ikintu cy'ingenzi mu buzima bwawe cyangwa se mu gushaka ikintu cy'ingenzi mu buzima bwawe akaba ari cyo umaraho umwanya wawe wose. Makes us want to make the most of knowing that we won't live forever. noneho by'umwihariko iyo tumenya ko tutazabaho iteka Should ryose motivate us to ibyo biratumotiva cyangwa se bidutera imbaraga while we can. zo kubaho ubuzima uko tubishoboye tukabwishimira uko tubishoboye tukabaho uko tubishoboye In the grand tapestry of life, umwanya wo kumva ko ubuzima ari bubi. let us seize each moment with passion. ariyo mpamvu ngo tugomba kubaho buri kanya kose tubonye cyangwa se buri mahirwe yose tubonye dufite ishyaka muri twebwe Deeply. ryo gukunda byimbitse bya nyabyo Chase our dreams no kuba twakunda intego zacu inzozi zacu relentlessly and embrace all noneho that ibyo bikaba byadufasha mu kubaho twabaho in the end. dutuje ngo kuko mu iherezo It's not the wealth ntago ari ubukire cyangwa se ibintu twagezeho bizasigara twicuza tuvuga ngo turabisize or the accolades we accumulate ahubwo in our legacy. ni ibigwi dusize inyuma ibyo tuzasigara twicuza tuvuga ati mu bigwi byanjye mu byo abandi bazasigara bamvuga bandata hari ibyo ntakoze hari ibyo nakifuje kuba narakoze muri bya bintu byose twavuze ati ibigwi nibyo usigara wicuza uvuga ati nibihe bigwi nsize imusozi. But the lives we touch haba harimo bwa buzima wabanyemo n'abantu rwa rukundo wasangiye and the n'abantu memories we create. muri ibyo bigwi ni za nzibutso wasigiye abantu bagasigara Journey bakwibukiraho forth from this moment.
rero ngo tangira uha agaciro buri kanya kose uriho uyu munsi. May you do so with a heart full of courage. Ndetse ujye ukora ikintu kikuvuye ku mutima, gikurane umurava, wa murava ukuvuye ku mutima. It's ablaze with passion. Ugikorane ishyaka ndetse byimbitse, wumve ko ubuzima isaha n'isaha ushobora kubuvamo mu gihe utazi. Reka nizere ko wize ikintu uyu munsi. Niba ubona iyi video yagufashije cyangwa se wayikunze, wayisangiza abantu ukunda, ndetse ukasiga igitekerezo cyawe muri komenti kugira ngo ibintu bigende neza. Reka mbifuriza umunsi mwiza, ndetse tuzabona n'ubutaha. Wibuka nanone ibi bintu tuvugiye aha ngaha ko ari ingenzi cyane, ugomba kubishyira mu buzima bwawe kugira ngo utazabaho muri ya minsi yo kuvuga ngo iyo menya, iyo nkora ibi, kandi iyo mvuga ibi, muri ya system yo kuvuga ngo iyo menya, iyo nza kumenya, iyo nza gukora. Ibyo nibyo bintu bikunda kuza imbere y'ibindi bintu byose abantu bakunda kwicuza. Rero ntazabe wowe, uzabeho ubuzima bwawe bwuzuye ku buryo utazasiga icyumba kirimo ibintu ugiye udakoze cyangwa se ibintu wakifuje kuba warakoze bigatuma wicuza. Icyumba cyo kwicuza muri make uzagisigemo ubusa ku buryo nujya no gupfa uzavuga ati Mana itwarira umugaragu wawe, nta kindi kintu nshinja Imana, nabanye n'abantu, twarasangiye, twarabanye, nakoze ibyo nkunda, ntabwo nise ku bitekerezo by'abandi bantu cyane biha imbaraga, ntabwo nexpectinze ibintu cyane ko abantu bakamfashije. Oya, nabayeho nk'uko ubuzima nyine nari kububaho nyine burahagije, niyo nakwigendera nta ribi. Nibyo ngibyo nagira ngo tuganireho ku Nkoranya TV. Bye bye, ciao ciao.